identite y'Imana kugira ngo ngumane identite y'Imana nta kindi bisaba abarimo barangwanira ni benshi ariko biransaba gufata wa mwanya wanjye kavuga ngo ngewe umwanya wanjye nyuma y'akazi nyuma y'ibi umwanya wanjye ngirana n'Imana abaramye nibo tugira abasore bacu bose ubu ikigero cyo mukutano wagenze neza n'igitaramo cagenze neza n'igisiriba cagenze neza umunzani w'amakutano meza n'igisiriba ni twebwe muri bene wacu niwo munzani w'amakutano meza n'igisiriba cabaye cishe turi muri Canada no muri Amerika turi muri Canada no muri Amerika ariko umunzani kugira amateraniro n'igisiriba wabona byabaye ngo byabaye guys babwira amakuru Imana ngiye guhamagara Imana izihamagara abantu basa n'ibihe Imana izihamagara abantu basa n'ibihe Imana ngiyo hamagara basaza basa nabi wacu basenze kabintu aya iwacu kabintu yakeneye ubwenge muri Amerika Imana ikeneye abafite ubwenge n'umwuka w'Imana iwacu sigaye wendaga kugukoresha iki wendaga kugukoresha bagezwa na muzehe Nestor bakeneye gukoresha ubwenge kwari ukubita zaruga bakegamirizwa bagakubita inkokora amaboko bakuzuzwa bagasengera bari bagifite hirya y'icyo nta kindi ariko hano dukeneye umwuka w'ubwenge no kwishuri w'Imana hano umwuka wabase gukuragira ngo hano icyo uzokora hano muri Canada ntakigenda gukora umwuka wabase hakeneye umwuka wa influence wicaza abantu kandi ubwenge bw'Imana n'umwuka wayo birapendinze hano hakeneye gusaba Imana guhamagara Imana akagira ngo uyu mwuka w'ubwenge biri hano ni bande biteguye kwakira uwo mwanya nawe ufite isi nkunda cyane umugabo wapfuye cyane yapfuye ndamukunda cyane Dr. Miles Monroe ndamukunda cyane mu bwenge bwanjye bwose nkunda Dr. Miles Monroe nzavuga ngo yaragitsindiza abazabaja mu ijuru ariko nzavuga ngo none Dr. Miles Monroe yagiye mu ijuru nigeze gukurikirana arimo arahugura abasirikare yari yuzuye ubwenge bw'Imana arimo arahugura abasirikare ababwira ko abantu bahuje igihugu ngo bazabahuza n'imvugo arababwira ngo ngaho nibavuga ururimi rwabo atangira kuvuga kundi amaze kubabwira ibintu by'ubwenge bw'ubwenge bw'Imana arababwira ubwenge bw'Imana arababwira ngo hejuru y'iki reka tuvugane ku rurimi rwacu turabona atangira kuzuza umwuka yazanye isi iramwitana aragenda aranga iminsi yamwishe kuko bazabona ko yahinduye isi kandi yahinduye ndende we barayigurira n'umugore we bapfira umusuru kubera iki yari yuzuye ubwenge burimo burahindura isi n'umwuka w'Imana irimo irahindura isi ubu basirimu natwe dusirimu muri Canada badutegereje n'ibintu bikomeye bazaba bicaye barimo baratubwira ngo nimutubwire nitumara tubabwire ngo icyo tubazaniye ni igisirima natwe se hano hari uwo kugaruka hari umuntu wanezerewe nazambwira ejo bundi abo twari kumwe sindi mugukenera ngo abantu banezerewe mugukenera ngo abantu batekereze mwe muretse kunezerwa no kuvuga ku ndimi ntuzumva n'ushaka kunazireka ariko ni mugukenera ngo abantu bumve batekereze kuko Imana ntabwo ari maji si maji izamanuka ku bintu bibi oya ni ibintu dukeneye gutekereza n'abana bacu dukeneye kurera twatekereje kamabwira ibintu birindwi umusore agomba kugira habiti kugira ngo agumane intagite y'Imana ndababwira gusa ibintu nihuta cyane n'intangiza ibintu birindwi